dukomeza dukurikira isomo ryacu. Izo ni za santimetero 20 twavugaga, dukomeza dukurikira isomo ryacu. Uriya urabona ko yahinduye amaso arimo kureba muri televiseri y'ibumoso acungana na ya kona ye y'inyuma. Dukomeze dukurikire inshuro ebyiri. Amaze kubona kona y'inyuma akata inshuro ebyiri ahita ahagarara. Ikizamini cyo kikaba kirashoje. Iyo ageze aha avuza ihoni. Ngaho asohoka. Iyo babonye bikoze neza ubwo arasohoka. Noneho reka turebe uko basohoka. Urabona ko akase ku ruhande rwe rw'ibumoso, agenda nka metero acungana na kona ye y'ibumoso, agahita akata imodoka ye yose. Ikizami cye akaba aragitsinze, murabibona. Turebe noneho ibyo umuntu yakwitondera kuri iki kizamini. Iki kizamini icyitonderwa, hitonderwa cyane cyane ino kona ya mbere, n'iriya kona ya gatanu twahoze tubona. Cyane cyane ukaza gucunga ibimenyetso byawe ku modoka yagezemo, kuko iyo igezemo karenga uba ushobora kugonga kona y'inyuma ukaba uratsinzwe. Niyo urimo gusohoka, iyo usohotse ukarangara uba ushobora kugonga kona iyi ya gatanu twavugaga, cyangwa se iriya ya kane ku ruhande yinjiriyemo. Turabashimiye rero, murakoze. Reka twimuke tujye kureba isomo rya parikingi. Ufite ikibazo watwandikira nacyo tukakigusobanurira. Nimugubwe neza, nimukomere, kandi muri kumwe natwe. Tubibutsa ko twiteguye gukorana namwe, tubagezaho amasomo yose mwifuza mu kumenya ibinyabiziga. Turahari, turahababereye, kandi turabashimiye kuko mudukurikira. Murakoze, nimugira amahoro kandi amasomo meza. Nongeye kubashimira mwe mukunda gukurikira izi videwo, mugakurikira amasomo yacu, ndetse namwe mukunda gukurikira ibintu byose biri kuri iyi channel. Mbazaniye rero isomo bakunda kuvuga ngo ni isomo rishya, ariko ni isomo ryoroshye kandi riryoshye. Isomo wiga igihe gitoya, isomo ritagutsinda mu gihe waryize, kuko ni isomo ryoroshye cyane. Twatangira rero kino kizamini cy'imodoka. Iki kizamini cyitwa T-Cost. Ni ikizamini unyuramo, ubanza kwinjirira muri uyu muhanda. Ahangaha mubona, uyu ni umuhanda. Murabona iriya modoka iri imbere igiye kwinjira muri uyu muhanda, niyo igiye gutangira ikizamini. Dukurikire turebe
baraza yinjire muri uyu muhanda, ariko murabona iyi kona ya mbere, murabona izi kona zose uhereye ibumoso ni kona navuga ko ari iya gatanu, uhereye ibumoso kuri uriya murongo w'umweru. Iyi kona ya gatanu uhereye hepfo ku murongo w'umweru niyo araza guteraho imodoka ye, niyo cyane cyane araza acunga, asigeho santimetero zitarenze 20, santimetero zitarenze 20 hagati y'ipine na kona. Namara kugeza ipine y'inyuma, ipine y'imodoka yasizeho izo santimetero 20, arahita akata imodoka ye yose, ubundi ajye kureba muri rotorovizeri y'ibumoso, acungana n'uriya murongo, uriya wa kona ziteganye na za zindi 5 nababwira, guhereye kuri uriya murongo w'umweru, uriya murongo w'inyuma w'umweru, ubwo ni kona ya gatanu iringaniye na ya kona ya gatanu nanone nababwiraga, ari nazo zibanza hano twabonye ko ari umuhanda. Ubwo aratangira areba muri uriya ruhande nk'uko mbibabwiye, acungana n'iriya kona y'inyuma ko ayibona. Ubwo n'iriya kona ya gatanu uhereye hano ku muhanda, ubwo ni uriya ruhande nanone rwo hakurya aho imodoka igiye kwinjirira. Namara kubona iriya kona y'inyuma muri rotorovizeri ye, arahita agorora inshuro ebyiri, yigira inyuma, acungane no kubura uriya murongo w'umweru. Akimara kubura uriya murongo w'umweru, imodoka y'ibigezemo ahita ahagarara, kuko imodoka y'ibigoroye akavuza ihoni. Kandi mbibutsa, iyo usubira inyuma ushyiramo double clignoteur, bigaragaza ko urimo gusubira inyuma nyine. Noneho wajya gusohoka bakwemereye ko imodoka yawe irimo, abagukosora ibyo urimo gukora. Iyo amaze kukwemerera, ugushyiramo ikinyoteri cyaho ugiye kujya, aho ugiye gusohokera, ubundi wasohokamo neza ukaba utsinze ikizamini cyawe. Ikizamini cyoroshye cyane. Noneho reka tubikurikire, reka tubirebe uko agiye kwinjiramo. Injira turebe. Sawa, ubwo ikizamini kiratangiye. Reka nigire inyuma mubibone neza. Ndibutsa ko nituva handa bigisha irindi somo rya parikingi. Urabona yinjiyemo neza, agiye kwitaza, yigira imbere. Dukomeze dukurikire, noneho hagiye gutangira cya kizamini cye. Murabona aho imodoka iri, aho imodoka igeze. Agiye gushaka wa mwanya wa santimetero 20. Dukomeza dukurikira isomo ryacu. Izo ni za santimetero 20 twavugaga.
dukomeza dukurikira isomo ryacu. Uriya urabona ko yahinduye amaso arimo kureba muri televiseri y'ibumoso acungana na ya kona ye y'inyuma. Dukomeze dukurikire inshuro ebyiri, amaze kubona kona y'inyuma akata inshuro ebyiri ahita ahagarara. Ikizamini cye kikaba kirashoje. Iyo ageze aha avuza ihoni. Ngaho asohoka. Iyo babonye bikoze neza ubwo arasohoka. Noneho reka turebe uko basohoka. Urabona ko akase ku ruhande rwe rw'ibumoso, agenda nka metero acungana na kona ye y'ibumoso, agahita akata imodoka ye yose. Ikizami cye akaba aragitsinze, barabibona. Turebe noneho ibyo umuntu yakwitondera kuri iki kizamini. Iki kizamini icyitonderwa, hitonderwa cyane cyane ino kona ya mbere, n'iriya kona ya gatanu twahoze tubona. Cyane cyane ukaza gucunga ibimenyetso byawe ko imodoka yagezemo, kuko iyo igezemo ukarenga uba ushobora kugonga kona y'inyuma ukaba uratsinzwe. Niyo urimo gusohoka, iyo usohotse ukarangara uba ushobora kugonga kona iya ya gatanu twavugaga, cyangwa se iriya ya kane ku ruhande yinjiriyemo. Turabashimiye rero, murakoze. Reka twimuke tujye kureba isomo rya parikingi. Ufite ikibazo watwandikira nacyo tukakigusobanurira. Nimugubwe neza, nimukomere, kandi muri kumwe natwe. Tubibutsa ko twiteguye gukorana namwe, tubagezaho amasomo yose mwifuza mu kumenya ibinyabiziga. Turahari, turahababereye, kandi turabashimiye kuko mudukurikira. Murakoze, nimugire amahoro kandi amasomo meza.